Nshuti bavandimwe bakunze ba Kamanzi official, nongere mbasuhuze cyane bifuriza kugubwa neza. Uyu ni umwanya rero tuganira cyangwa tukiganira kuri Pi Network. Hari byinshi tuba tugomba kuganiraho, twunganirana, twibukiranya, ariko cyane cyane tuvuga aho amakuru ya Pi Network ageze. Reka tuvuge kuri iki kintu. Cya mbere ni ku makuru ari mu gucicikana caracara hirya no hino agaragaza ukuntu Pi irimo kugenda izamuka mu gaciro ku mbuga zimwe na zimwe nka ntuza nka wenda OKX niho turimo kuyipimira ubu ngubu. Yani ikimenya bose tradinga kugeza ubu, kandi platform zemewe cyangwa se company zemewe ziracyari eshanu. Hanyuma rero ngo kuri OKX ikaba igaragara yuko igeze ku madolari 2.8, ubwo bishobora kwira igeze kuri 3 abamenye. Hanyuma ibyo ntabwo tubyitaho, ahubwo turareba umuburo utubwira ngo gumana Pi zawe zitsimbarareho zikomereho utegereze ukwezi kwa gatatu. Iyo ni impanuro yatanzwe na Kosasi. Hanyuma Pi Network yo nk'ibisanzwe iracecetse, irimo kwitangira ama updates barimo gutanga. Nkera isohotse imaze amasaha make, baratubaza kuva Open Network yaba kuva habaho Open Network, barabaza umupioneer cyangwa se baragira inama umupioneer, bakagira inama umucuruzi, bakagira inama mu developer. Developer ni bano bakora imishinga yinjira muri Pi. Abo ngabo buri wese bagenda bafite uko bamugira inama. Inama rero ya Pi Core Team ifite ibyo igaragaza, iravuga iti nk'uko bisanzwe aba pioneers, aba developers n'abakora business cyangwa se abacuruzi bahamagariwe kugira imikoranire iharanira mu guhanga, igamije guhanga udushya ndetse no gutuma Pi Network iba ikomeza kuba umushinga ntayegayezwa cyangwa se umushinga urambye mu buryo, ndetse no gusavinga benshi, kaba igikomerezwa, ikaba ikomeye, ikaba ari societe ikomeye cyangwa se community ikomeye. Ni ikibazo baduha, ni umukoro batubaza bati se mukorana muti kuva Pi ya launchinga. Katurori imikoranire twari dusanganywe ntiyayindi y'igihe cya unclosed mainnet, naho umuntu wese ufite Pi ashobora kuzishyura bibaye byiza ukubahiriza igiciro cya GCV. Naho umuntu wese ufite company atanga ibicuruzwa yubahirije GCV, nugura kandi nawe ayubahirize. Iyo mikoranire yahindi twari dufite mu gihe cya closed mainnet niyo ikenewe. Icyo nicyo baduhamagarira. Hanyuma ikirenze ibyo ngibyo, umuntu aravuga ati se nakubahiriza GCV batarayitangaza. Amakuru baduhaye nuko dutegereza muri iki cyumweru challenge igiye kuzasohoka, cyangwa se ibindi byinshi batubwira kuzakora. Ariko ibyo byose mwibuke yuko tugana mu kwitegura umunsi mukuru wa Pi uba ku itariki 14 z'ukwa gatatu buri mwaka. Twiteguye rero icyo buri wese asabwa ni iki. Mbere na mbere buri wese arasabwa kubahiriza uruhare rwe mu byo agomba gukora. Ibyo birajyana no kwibuka yuko ejo ku itariki 28 nta tangazo turabona ririsimbura. Ubwo riramutse ntaryo, benshi bitege ibihano. Konte zanyu zasinziriye, zapfuye, muraceceka. Nkaba mbibutsa cyangwa mbamenyesha bamwe yuko Pi yazanye uburyo bushya bwo kugira gute bwo
gutunganya konti zanyu nk'uko amazina wari wayanditse, barabigutunganyiriza ariko bakaguca 20% bya payi ufite. Benshi babibashyiriye mu kwandika ntibikemera, kwandikira core team ntago bikirimo kwemera rwose. Ubwo rubwo bitemera nta kundi twabigenza, nimwihangane mukurikiza izo nzira, unyura muri KYC bisanzwe ukabona ibiriyo ugakurikiza amabwiriza nk'uko nabibabwiye mu kiganiro kuri Humure TV. Mukomeze kandi mukurikirane ibiganiro. Abantu benshi rero bashobora kuba bagiye kubihomberamo kubera yuko bagiye uhura n'ikibazo cyo kugira gute cyo kuhanwa niba nta gihindutse. Ikindi hari umuntu ushaka gukora KYC ariko bakadashobora kuyuzuza nk'uko bikwiye, namugira inama yuko akeneye ko mufasha, namufasha nkamuyobora. Niba adashobora kubona video ikora KYC ngo ayikurikize, nkamuyobora akaba yakuzuza KYC hanyuma akaza kwikoresha liveness cyangwa se akareba undi wayimufasha, ariko umuntu yamufashe kuzuza imyirondoro neza. Sibyo gusa ahubwo ndabibutsa yuko ku itariki 9 8 ababikeneye babishaka tuzabafasha kubahugurira uko binjira muri konte ya payi, bakaba bagira ibyo bakora. Umuntu akabikora ku giti cye ari wenyine atagombye kwiyambaza abandi ngo bajye kujagajaga konte ye, ejo batazavaho banamwiba. Cyane cyane nk'abantu batazi gusoma icyongereza ariko nibura akabazi ngo ndajya nyura aha ngaha. Ku itariki 9 8 no ku itariki 9 turashaka gufasha abo bantu kubahugurira gukora kugira ibyo bikorera muri konte yabo. Groupe WhatsApp ababishaka barajyamo, turabashyirira hano ku rubuga kugira ngo mujyamo abakeneye ayo mahugurwa, hanyuma dupange uko tuzabikora, haba ari ku itariki 8 cyangwa ku itariki 9. Ayo nguko ibisigaye mukomeze mugubwe neza buri wese aho aherereye, kandi mukomeze gufashanya twunganirana kugira ngo turusheho gusoza ibyo tugomba gusoza. Dutegereze updates za Payi Core Team. Aba payi muzikomereho, mureke kuzitagaguza kuko kwezi kwa gatatu kugomba kuba kuduhishiye byinshi cyane. Ahasigaye twunganirane uko bishoboka, ibidashoboka ntabwo bishoboka, kandi bishoboka byo turabikora. Buri wese rero kamwifuriza kugubwa neza, kandi mukurikirana ibiganiro kuri Humure TV, kuri Kamanzi Official. Mukomeze, abatarakora subscribe munayikore icyo kiba gihagije. Murakoze cyane.